yagigize icyana cy'ikizungu Buretse gato batere story rero ibintu byambayeho. Urumva twese uko tubaho ndabizi namwe abakobwa namwe babaho. Buri muntu wese aba afite amatsiko yo kuzagira gute yo kuzasambanya cyangwa se gusambana n'umuzungu. Sibyo? Njya muri Amerika bwa mbere icyo gihe 2013 nagiye nyine kujya gutanga ibikumwe n'ibiki byose ku ishuri nyine hano ngombaga kwiga n'ibiki byose. Noneho mitabwira n'abajama bari banyakiriye ndababwira ni mwoka byarawe mumfashe nanjye ntongore ku muzungu numva ukuntu abameze. Ukumva abantu baragenda bajya kuzana Gucci, thank you for hurting me. akana kadanje nyine turaciringa tugira gute. Noneho bigira kuri ya nivo noneho yo kuba umuntu yavuga ngo ntamo iburyo umuntu arangije segonde ururimi ntago ruba ari rwinshi. Lola, thank you for hurting me. Uzi ibyongereza biki akana manda kagigije ariko noneho nkajya nkabwira ngo give me Ntumbwire ntabwo gasa akana kaba karabugize gute kaba kabyumvise bari abazungu abantu bo understanding vuba. Riri waborotse uramuntu witwa niba ari ngo wa Ibrahim ati nta kibazo ndaza kuza kugutama. Noneho nari nanyweye ubuyoga bwinshi turagenda namutinze MC mutinze Vanessa tugeze mu cyumba abazungu bo basa hose nyine hari n'igihe utadimara kubona nyine umubiri wabo ubusa hose. Abakobwa b'abanyafrika cyangwa se babirabura impamvu nyine umubona ugatumva uramushatse cyane uramushegeye nuko utubona amabere aba yahindutse irindi bara amatako yabaye irindi bara sinzi niba ubyumva nyine. Noneho umuzungu mbona noneho ni nyine ibara ni rimwe gusa kugira ngo noneho ngo ngire ubushake bwimbitse bikajya bitinda kuza kabitse. Umwana barambwa nzaze rero ngo nkakuri gata kugira ngo ubushake buze. Noneho yewe buri uko zikoze kandi gata ndaseka ngira ubukiri gitwa bikomeye cyane aho kugira ngo ubushake buze bwiyongera busubirayo burundu. Igituri kugaseka ukajya umenya nk'umuntu bari gukora mu kwaha bameze nk'umuntu barimo barakora mu kwaha abyaye maragifata cyipfunye. ibyo bintu ntabwo byo kurya umwana yibereye muri fone umwana akajya kubona akabona irizana. Iyo narebye mu gutya nabwo warangaje cyane hameze nko muri zaburi bantu ubushake buraza ariko kuvuga ngo nose zaburi zijiti ako gasugo zaburi yizanywe gute ho hameze nko muri zaburi se igitabo cyo hagati muri Bibiliya nyine. Iyo ubonye hameze nko muri zaburi umuzitura umuziritse ndagenda nkabyimbirwa ndebera wiri ngo nyandikira kuri gatase mana yanjye. abantu bagira ubushake butandukanye se abantu bagira ubushake butandukanye mu buryo bugiye butandukanye. Nese abura nawagira ahandi hantu bashobora kuba bamukirigita nagahita byimbirwa. yego buriya bitkira niwe watubwira uru rwandiko ese kugera kuri 2 byanze burundu byanze iki gihumbi nuko birakomeza ari igihumbi kandi mureke mbabwire gift ntago ziri gukunda hano biri seri na resu iminota ngaye yose ngo wikineza uru rwandiko pe mugeka suratekeje unkorera ibara mani oya nibyo nkubwira asante sana Keza Teriske Keza ngeje muri 2 ntari nezava kuri 0 barimo barambaza ngo niba ngenda njya nkirigigata mu bintu noneho bya mbere bintera iseseme. mu bintu bya mbere bintera iseseme urwumva nuko ngo ngiye nakirigata nicyo kintu cya mbere cyantera iseseme kuko mba numva ntasi bishe ngo ni by'abazungu abantu 500 mwese mutapinge tubone connection ubwo umuzungu muzashobokana ukamurigata
na peace of mind ahubwo agira. Sinumvise se ngo ni by'abazungu bikundira. Kuri gatwa. Niyo mpamvu naye ntabakunda nyine ntabwo ntabwo. Keza hi. Nesa. Oui. Sheri wanje shandi kwirukanka ndi kuva mu ntara ndatwaye ndi kureba neza kabisa muri nose. It's okay n'ubundi baba bakure abo myutinze. Mwebwe abakobwa buriya mugira n'ukuntu mwicara ku musarani amazi akongera agataro gasubiramo. Bita numva nyine kari nk'umusarane ndimo nari gato. Kasu ndagukarabye n'isabune na omo n'amazi meza. Nesa nizira ry'Imana bura n'umuhungu ukunda ibyo bintu. Uri kumva? Umuhungu ukunda ibyo bintu n'umusarane yawe uri gato. Erega buriya nuko Shangenda bikunda pe ibi bintu umuntu abakwiye kunyuzamo mani mugeze ku 2000 ubwo bendaje. Uyu ni benda tereta n'abana b'imyaka 13 s'ubwo mutabikunda hose. Ako sibyo noneho Iyo bintu ubikunda kandi utabikora ahantu hose ushaka. Reba Mr. P wanganze. Ngo ikipenda Mr. P please. Niko hari ikintu uburyo impamvu ushobora gufata umuntu ukunda ukamubwira nabi. Yego bishobora no guterwa n'impamvu nyinshi. Ushobora no kuba wanamufuhiye, bishobora no guterwa nuko umukunda nyine. Noya n'ubwo bukene bushobora kuza. Urumva? MC Ariko ikintu mubwiye. Nesa. Urumva Kasu. Uburyo kubita muri amuhungu hari ibintu reka nkubaza. Ubu bakubajije ngo wabonye Nesa kubita bitkira wabivuga? Rahira ngo ni izina ry'Imana imbere y'Imana Nesa. Nta nubwo nzongera kubivugaho. Ni izina ry'Imana ndakurahiriye. Dore ndabikurahiriye. Ese kubundi reka nkubaze. Abantu bose bari hano bafite famille. Uri kumva? Uziko izina ry'Imana musige muri gato. Uziko izina ry'Imana musige muri kinisha. Nakubwiye ngo urarahira izina ry'Imana warabibonye. Birahira. Njyewe. Warabibonye. Usibye kumva utugambo umuntu yakubwiye warabibonye. Wabaga mu Rwanda. Narabyiboneye ibyo bintu si byiza. Umva none nakubwira. Uri kumva? Umuntu mushwana nuko mwamukundana impamvu twashwanaga cyangwa twashwanye tukaba turikiri kumwe iyo niyo mpamvu igomba gutuma ubitekerezaho ubwawe ukigaya ukavuga ate se ko ninjiye mu bintu by'aba bantu bakaba bari kumwe ubusinseba ahubwo se utekereza iyo twicaye tugutekereza ngo sinigeze mbyinjiramo Nesa byihorera nigeze nguhamagara ngo ngire inama ngize ukuri niyo mpamvu rero nkubwira ngo uri kumva ukundana n'umuntu ikintu cyo twaganiragaho reka ari nacyo tuvugaho nicyo cya mbere amafaranga nta na rimwe azatuma ubana n'umuntu udakunda ngo kuri amafaranga uzagenda uzitwa n'umutima agahinda kakwice umva nkubwire amafaranga atanga ibyishimo amafaranga yubaka urugo ruryoshye amafaranga ngaho reba umugabo ufite amafaranga ugenda ayo mafaranga yakajyana imbari agataha mu gitondo saa 11 umugabo utabwira ngo umugabo nawe ukabyuka ukajya mu kazi nese ni ngombwa ngo umugabo atahe buri munsi nese umuhungu w'umukene ntabwo mushobora kubana n'ubundi icyo mu gitondo n'ubundi agataha good girl nyine reba none ibaze uwo mukene agataha mu gitondo nyagasani n'ikibando ubu mukunda ariko reba umuntu ubyuka ugutahiraho mu gitondo unabizi neza ko uwo muntu uba uri kuvuga ati usibye amafaranga ufite mba numva ntaba ndi kumwe nawe Nesa kamyotingi kuva wavuga ntabwo uraho umuntu udakunze kuva nabaho ntabwo uraho umuntu udakunze umuntu wese naba narahuriye nawe muri ibyo bintu inshuro nyinshi byabaga ari umuntu nakunze kabisa ndi kukubwira inshuro nyinshi ndi kukubwira nta na rimwe byigeze bibaho wenda ukamuha utamukunze nta na rimwe bibe byanabaye byaba ari accident aha yigeze yanga kwinjira sha mwana umva nkubwire ntago ibyo bintu uba ubifilinga bro nta nubwo uba ubifilinga nk'umuntu ukunda rega umuntu uzi umuntu ukunda icyiza cy'umuntu ukunda niyo ibyo bintu bitaba muba muri irengagiza ko ufite umugabo sibyo
ariko se iyo ubonye nk'ingagari bakakubwira ati runaka ni ingagari iragaswe ruzingagari twahuye nazo uretse gato nyine ntuhita wifuza neza basi mbwira feelings none se je ukeka ko umuntu ajya gushaka atarabanje guhura n'izo ngagari zinamugigiza bro ariko ukavuga ati se ubundi ubiye ingagari ntago nyikunze iyi ngagari nta kintu ndi kuyibonamo man reba umuntu ushobora gukundana nawe ngo ni ingagari sibyo ikintu bita urukundo ni ikintu gitandukanye ukunda umuntu akazagukunda akakurwaza wararwaye akakubira iruhande ingagari iragenda ikanayahana n'abandi ibyo byo gukurikira ingagari dore nibyo biturangije nawe ukaryaho ngambwira amarira mbwira oya neza reka nkubaze sibyo nyine reka nkubaze sho ushaka umuntu ubizi ko icyo kintu atagifite reka tugiye kureba umugore uri kuririra mu bukene kubwo umugabo we bamuca inyuma bari n'abakene turebe n'umugore uri kurira kuko umugabo bamuca inyuma kuko ari umukire ayo marira arasa urishuha birasa rwose impamvu bisa umuntu wawe uba wumva mu mutima urumva anakora nikosa ukamubabarira mani uri kumva ariko umuntu ufite amafaranga ashobora no kuba akoze ikosa ryoroshye uri kumva ariko kuko utamukunda mani ukajya ushaka ikintu cyamugukuraho ukavuga ati ariko ubundi uyu muntu ukikuraho amafaranga se iyaba habaga akantu gato gatuma ariko ayo mafaranga ugize ngo ayo amafaranga arashaka rega agakorerwa ukayabona mwana amafaranga se ninde utayabona ku myaka ufite urabona uzayabona ahubwo se sinayabonye narayabonye nta kibazo mfite niba njya nkanywa nkamera narayabonye rwose ngewe ahubwo ntabwo urayabona ngewe ese reka nkubaze reka nkubaze kasu sibyo sibyo gukunda ibintu bya mirenge sibyo wait ndimo ndakumva neza usibye kwicara tugakunda ibintu bya mirenge abantu bari hano nabo batuganirize sibyo batubwize ukuri dore iki kiganiro nimwe mukizanye mureke tukiganireho usibye gukunda ibintu bya mirenge sibyo usa neza wambara neza ubizi kurya neza ubizi kuryama neza ubizi ko abana bawe biga neza sibyo ukaba ubizi ko famiye yawe ntari urumva yego ukaba ubizi neza ko famiye yawe iri neza nta ribi sibyo kasu mbabarira nkubaza ikibazo usibye gushaka ibintu bya mirenge no kwanduranya sibyo kuvuga ngo mbayeho nabi ni hantu naba nzi ko kuryama ari ibibazo kurya ari ikibazo kwambara ari ikibazo uri kumva uwo muntu icyo gihe ababayeho nabi ariko ubayeho neza icyo ukeneye kurya ukirya icyo ukeneye kunywa utakibura sibyo tujye tuvugisha ukuri usibye kwanduranya ni ubuhe buzima bundi uba ukeneye ku muntu ese ubundi kuki muba mushaka abo bantu bafite amafaranga iyo modoka nziza we uba waje kwigendaho iyo mfite ibyo nyine iyo ufite ibyo sibyo iyo ufite ibyo n'imodoka nziza iraza kuko niba narahereye kuri 0 nkabasha kugira ibyo ntarabigiraga n'imodoka izaza ntabwo ari ibintu bya danje kukijyanye no kwita kuri umuntu aba amaze kurya ubwayo yagura n'imodoka n'ebyiri ku kijyanye no kwita kuri famiye yawe reba nk'ubu ufite umubyeyi nawe hari utuntu turi twa besoin primaire abakeneye urukumva abakeneye ko wenda bazanamusohokana n'ibiki byose iyo ufite rero umugabo w'umukene mukaba mutabasha guhandoringa ibyo bintu kugira ngo buriya nka mama wawe cyangwa mushwana arataha ukumva ufite umujinya arataha ukumva yajya mu cyumba ukajya muri salo ni mwebwe kuko mutarashaka uwo muntu w'umukene wamushatse wowe urinde ufite iki uturuka he mujye mwanza murebe naho muturuka uvuga ati ngiye nturuka hano ndi uwo kwa runaka ngomba kubirata ariko uturuka muri kavaga uri gushaka umugore gabo w'umukire banza ukorera ibicwa cyangwa uvuga ati uyu mugabo ngiye gushakana nawe dufatanye akubite hirya nkubite hino tubona amafaranga twiyubaka ariko umaze kugira imyaka ingahe nisa 24 so washatse ufite ingahe 21
oya umugabo mumaranye igihe kinini ubwo nitwa ko icyo twaba tumaranye ubwo ngende kubara nyine kubana mukavuga ngo turi kubana imiryango irabizi ibintu byacu birazwi kuko kubana kwacu byo twatangiye kubana kuva kera niyo mpamvu rero wowe ibintu urimo uraganira ni filime wabonye byihorere shaka baza bano bakobwa niyo mpamvu bakwihoreye we umva se bije uzi mukuru kuri wowe sa nkubaza bije akubwire n'uwo mukobwa wundi hano hari umukobwa Moise thank you MC Good Girls sindaya ntago urengeje nk'uburaya ngaho ibazo urengejeho nk'uburaya none se umuntu uravuga ubwo wabwira urugero ukambwira ngo umuntu nindaye ukangira inama ku muntu gutyo ndi kukubwira warabizi ubuzima bwose arabizi Sarata urugo ntago rwubakwa n'amafaranga mu nkandeho guys mu nkandeho uzi kasu amafaranga ntago yubaka urugo uzi ibintu ndi kukubwira impamvu mbyemera muva kure bro muva kure mugahiga amafaranga mukaba muyafite ahubwo niba mutaraba muri ubwo buzima bwo kwicara ushaka umuntu udafite na kimwe muhigane murambabaje ayahiga agomba kuzaza yafite bwose namwe mwibereye mu by'isi nzayihigira nzaza kuri TikTok umunkandeho ariko umuhungu w'umukena njye kure mu izina rya Yesu gatika Gina ndatokesheje uti ngwa kure mu izina rya Yesu umva mbabarira none abantu babasaba abahungu b'abakire baransetse oya tugomba kubasaba rega ijambo ry'Imana avuga ngo ibyo muzatura ibyo muzatura nibyo bizabagirirwaho mwiza thank you sweet umukene reba haso zanjye ukuntu nahasorenze ukuntu nasaze ngahita nisanga ndi kubana n'umuhungu w'umukene mbabara ntabwo ubwo bushobozi bufite munyikangireho guys MC nkandaho ndebe ko wayabonye se ariko zodana n'ubu episi wawe keretse nk'ubu ngeze nko ku muziki karame kasu shaka gift yawe n'amafaranga yagumana wi ufite umwana wapi ndi bebe reka gende ngahibaze nese ubwo umutesi Jovia thank you yandi bebe nyine bagomba kuvuga ibyanjye negereza nk'umukobwa nese ko ntarashaka ntabwo ngenda ashaka nuko ngenda mbitekereza kandi nuko nyine bimeze on my mind so abantu bamaze kumblessinga Imana ibaha umugisha cyane ubu se shaka uguha ikiryo kizimuka kirgira uko gitama amarira ariko nkayipfuna uzi kusetsa uzashaka ku modoka muzahuriraho hagati yawe bu undi nesa umva nkubwire uburaya butangiye igitekerezo cyawe kuri ubundi business woman uburaya naraburetse gasuma biragoye ko umuntu ubucuruza amakanzu umwana byonyine yataragira muri store runaka yakivugira ibintu ashaka ubundi ibintu byerekeranye n'uburaya n'ibiki nta muntu buri muntu wese afite ukuntu yacuruje cyangwa afite ukuntu ukacuruza ariko ntago nazana ngo nigire honete ngiye ngo mvuge ngo ngiye gushaka ngo ngiye ngo nashaka ngo umugabo w'umukene kwa nini mba ngomba kumeka gashobora ko ndi gukorera ibiceri ubwo umuhungu tugomba gukundana agomba kuba afite ifungo ariko MC umva nkubwize ukuri kubera ko ngewe ukuntu nk'umunsi uretse gato nijyo watangira uburaya uzanyumvira ariko gasukuba munyigereze kuri tu uzabona umugabo w'umukire bizakugora uzi ko ariko zarayaje nese ko ndi kuyakorera nzamubona mu izina rya Yesu bipi kucira iteka niyo uretse gato ubundi indaya nyine yamaze kwerura nyine ikaba indaya ibifite inguma mu maso ibivuga uzabaze ngiye nta bintu by'inguma ijwi riragenda rigahinduka nk'iryo mu mwatari urumva ijwi ryawe nyine wamaze kwerura nyine wabaye indaya nyine nyandaya urimo urabyumva neza ngankandaho shisha ungure dore umunsi naguze igitsina mana nyagasani uwo munsi uzahita unyijyanira pe nararahiye kabisa ushobora kuza kunsura ebane tukongera n'ibyo twikorera ukamufera
nkagukubita kirindwi nkagukubita kirindwi oya nta bintu byo kwishingura ubwo se ushatse kuba ko abahungu bose basumbye bishinguye ntari bibashoya yanyu mwashoya yanyu rata baranayabariye byararangiye reka njye barize MC Goodgar aho umuntu ugurisha icyo kiboro w'abarenze MC ariko abantu bose hano bigize honete babarira MC dukunda byarahombye shaka kubyihorere babwire banyikandire ibyo bintu byihorera byarahombye buse si turara TikTok nyine MC ubundi iyo mugiye gucirikanya n'umuntu igitsina muba mukivuga mu izina cyangwa muba mukigoranye nk'abagore wenda ibindi bintu wowe ubwawe ni wowe ubuze ukuntu akazi kawe ugakora gasu nk'abagura urumogi nese kari wowe ubuze ukuntu udiringa n'ibyawe nk'abagura urumogi barushakiye andi mazina ngo ngwino ngo umvure ngo ngwino ngo urebe ukundi kuntu mwebwe abacuruza igitsina muba muvuga ngo yarazaga akambwira ngo urimo neza bite ja gasu wapanye urimo neza waba utarimo neza akabigenza agakomeza nese isoko rirafunze agakomeza umuntu arimo neza ni gute yego ubu kuburitsa yari nyine gufunga umwuka ugahereza utakunze akagupesa ako vipi rega nta byadanje ahubwo wowe iyo ugize ubwenge urabikora wagira ubwenge ukagira icyo ukuramo utari icyo ukuramo kikaguhombera nyine ukicara imihanda ikakota iyo mucuruza igitsina ubundi habaho gukarisanya ndetse no kuba wenda mwese mwagira ubushake cyangwa ubushake buba ku ruhande rumwe rw'uwakiguze warasumbye wimbaza warasumbye wikijijisha ntago twabimenya niba utarasumba ariko nawe warasumbye ariko wakukiba wigira nka thank you Penny na my love njye nakubwiye ngo icyo nkora ukumva kugira ngo wenda ngo kirindwi cyawe kimvane mu matwi gasa urashora nawe urabizi wabona ufite n'icyana uba wishyurira inzu hano i Kigali nawe ushona yabaze relationship yawe se ninde wayimenya cyangwa ukuntu ibyo ngibyo nabikora ariko kuvuga ngo ngiye ngo duciririkanye ngo oya ngo urabona ngo ngo essence yarahenze ngo ndaguha senkisa oya rwose icyo cyana nakigura gutyo pe nakigura mu bundi buryo ntago tubizi keretse nyine ubwo buri muntu wese afite ukuntu asumba moja mwanganze ugayizi nkagera ku muziki niko MC iyo muvuze wenda ngo umuntu ngo agiye umwuka wanjye urashize nta makoyini ndi kubona wajyanga account yanjye bayifunze baraje boya bari kunkanda wo bikanga nabibonye sinzi impamvu I don't know babwira base nk'abankanda aho ngende ibintu babigenda gifters gasoma se nk'abakanda none se we ko biri gukunda ntabwo biro birakunda nagira ngo bakande bakunda njyewe gift mungeze kuri 2K mani gift zanjye manuka ugaruka